ukamusoma ku munwa, ukamusoma mu matwi, ukamusoma ku ijosi, ukamanuka ukamusoma ku mabere. Wamusoma ku mabere ufata ku kibuno cye, umusoma ku mabere ufashe ikibuno cye, ku kibuno cye mwambaye nyine uko mwavutse, kambara uko mbyita, kugenda umukora ku kibuno uri kumusoma ku mabere. Ahangaha rwose agenda kwiyegereza, yegereza umwanya w'ibanga akawugerezanya n'uwawe. Hanyuma rero ikindi kintu ukora ni uko iyo ibyo bivuyeho umufata ukuboko kumwe kuri ku kibuno kwe, ikiganza kiri ku kibuno, hanyuma rero uri no kumusoma ku mabere cyane unyunguta ibere, urarinyunguta hahandi nawe ayoberwa ibintu biri kumubaho. Hanyuma rero ukarinyunguta ucunga niba waraciye inzara, ugomba kumenya niba waraciye inzara, kubera ko niba utaraciye inzara uramukomeretsa kuri iki kintu ngiye kuvuga. Unyunguta ibere rigiye ugenda uhinduranya, ariko urutoki rumwe ruri muki ruri kumukora kuri rugongo. Iki kintu ni icy'abantu bashakanye, ikiganiro ni icy'abantu bashakanye gusa, uri kumukora kuri rugongo. Mu gihe ariko yabyemeye, hari abagore batabikunda ku buryo akomeza guhisha ubushake bwe kugeza ashaje. Rero umugabo wawe ugomba kumuha umwanya, akaguha umunezero. Hari abagore biyima abagabo, ugasanga arimo aramwiyima ngo ari kumukirigita, ngo ari kumukoraho ngo ubushagarira bukaza, bwa bushagarira umenya ko ari wo munezero, bwo bukurura umunezero w'umubiri wawe. Niba uri kwanga ko ubushagarira buza, nta munezero uzigera ubona. Niyo mpamvu abagore bamwe bavuga ngo nta mavangingo bafite, ngo nta buhehere bafite. Ibi biterwa n'uko wamagana bwa buryo bukuzanira ubushagarira. Uba ushaka yuko umugabo mbega muryama agahita ajombamo akarangiza, ubundi mukabyara mukororoka. Ibi ntabwo ari byo, nta munezero mwumva. Nimutabikora umwe muri mwe azajya gushaka umunezero hanze. Abagabo barabikunda. Hari abagabo bakunda gukora nko ku mwanya w'ibanga uwo bashakanye, umugore bashakanye. Reka nkwifurize kugubwa neza wowe udukurikira, ukurikira ibiganiro byacu biri mu bice bitandukanye. Abantu mwakoze subscribe, muri abantu b'ingenzi cyane. Uyu mwanya rero nongeye kugaruka, ndagakobwa keza kamwe gapyotonoye, ariko mba nihinduye nyine mu ijwi ry'abagabo. Uyu mwanya rero tugiye kuvuga ku kintu cyiza cyane, ikintu cyagufasha wowe mugabo kubaka urugo rwawe neza, nawe mugore ukajya umenya aho bipfira, ku buryo utigera na rimwe wicuza. Aho umwanya ngiye kubwira ibintu 5 biranga umugore utarongorwa neza n'umugabo we, ku buryo niyo agenda wibona. Kenshi muzabona ko abagore harakunze kurangwa n'umushiha, wenda utaragira ku bimenyetso 5. Kenshi akunze kurangwa n'umushiha, ugasanga umwana arakosa agahita amukubita, usanga ahantu ari mu bantu agira umujinya ku buryo atifata ku bijyanye n'umujinya we. Uyu mugore ntabwo barongorwa neza. Hari igihe aba yima umugabo we, cyangwa se akaba adaha umugabo we mu buryo bwose, umugabo akazinukwa, umugabo ntashake kumurongora, cyangwa se kubagirana ibihe byiza byo mu buriri, reka mbivuge gutyo. Hanyuma rero akajya wenda yigira ahandi. Umugore uko agenda umubiri ugenda ugira umushiha, wamushiha ukagaragarira mu bikorwa. Hari ibintu rero byinshi abantu babona ku mugore, ariko ntibamenye ko bimwe muri byo bishobora guterwa no kutitabwaho n'uwo bashakanye. Umugore utarongorwa neza ntabwo aba akeneye amafaranga gusa, ahubwo aba akeneye urukundo, aba akeneye kwitabwaho mu buriri, aba akeneye icyubahiro, aba akeneye kunywa, kumvwa ndetse no kwitabwaho. Dore ibintu 5 bikunze kuranga uyu mugore. Umugore utarongorwa neza, ikintu cya mbere ni uko ahora yigunze kandi akaba ari umuntu ucecetse. Umugore utishimye mu rugo, utishimye mu buriri, akenshi agenda acecetse. Iyo ageze aho yagombaga kwisanzura, yumva nta muntu umwitayeho, agatangira kwiheba, ndetse kandi agatangira no kwiheza mu bandi, no kubika agahinda mu mutima. Hari igihe abantu rero bavuga ngo yarahindutse, nyamara atari uko yahindutse, ahubwo ari uko yabuze urukundo rwo mu buriri. Ikintu cya kabiri kigaragaza umugore utarongorwa neza mu buriri n'umugabo we, ni uko agira umujinya cyangwa se kurakara bya hato na hato. Iyo umuntu abayeho atabona urukundo rwo mu buriri, cyangwa se akatabwirwa amagambo meza, umutima urakomereka. Umugore utitaweho ashobora kurakazwa n'utuntu dutoya cyane, gukubita abana, kugira umushiha hari mu bandi, kutumvikana n'abandi ku kazi, ku buryo aba yumva ko yahora muri fight bya hato na hato. Ntabwo buri gihe waba ari umuntu mubi, ahubwo hari igihe aba ari umuntu ubabaye kubera atabona urukundo rwo mu buriri. Hanyuma rero ikintu cya 3 kiranga umugore utarongorwa neza, nuko atangira kwiyitaho gake, kubera ko n'ubundi abazi yuko nta wundi muntu umureba. Umugore wishimye akunda kwisukura, agakunda kwambara neza, agakunda kwiyitaho. Ariko iyo umutima we wacitse intege mu bijyanye n'urukundo rwo mu buriri ku mugabo we, hari igihe atakaza morali yo kwiyitaho. Benshi hari igihe
yambara nabi, atangira kujya yambara imyenda yacitse cyangwa se itanameshe cyangwa se itanagezweho, kubera yuko n'ubundi abaze ku mugabo batamureba, ndetse ashobora no kumara igihe kinini atishimiye cyangwa se atishimye, nubwo yabaseka imbere y'abantu, akajya amwenyura ariko atishimye. Ikintu cya kane kigaragaza umugore utarongorwa neza, ashobora gushaka abantu bamwumva hanze. Iyo umuntu atakibona urukundo mu rugo iwe, iyo umugore atakibona mu rukundo mu rugo rwe, mu buriri, hari igihe atangira gushaka aho abandi bagabo bamwumva cyangwa abasore bamwumva cyangwa se bamwitaho hanze y'urugo. Ntabwo ari uko aba ashaka gukora amakosa, ahubwo aba ashaka ko asana ibyangiritse, akaba ashaka umuntu umuha agaciro cyangwa se umuntu umwumva. Niyo mpamvu mubona hari abagabo benshi, hari abagore benshi usanga bari gusekera abasore bo hanze, nko mu bukwe, mu bice bitandukanye, ugasanga umugore arimo arasekera agasore, arimo arasekera umugabo. Ni ukubera yuko aba akumbuye umunezero wo mu buriri, kubera yuko ntabwo awuhabwa n'umugabo we. Umugabo rero hano ndabagira inama yo kujya mwita ku mbehe zanyu, mwita ku bagore banyu, mukabitaho mu buryo bwa nyabwo. Niyo mpamvu kubaka urugo bisaba ibiganiro, kubaka urugo bisaba kwitonderana, kubaka urugo bisaba kwereka uwo mwashakanye ko ari umuntu ukenewe, kandi nimba ari umuntu ukenewe mugafata igihe, banza uruhuke, wijye gukora imibonano ngo wikore unaniwe, banza uruhuke, ushaka kumakana umunsi ejo ukazaruhuka. Iyo ukoze imibonano urushye nta mumaro, uwo mwashakanye ntashobora kunyurwa. Ikintu cya gatanu kiranga umugore utarongorwa neza mu buriri, ni uko aseka imbere y'abantu ariko yaba ari wenyine akarira, akajya ahiherera akarira, ugasanga afite agahinda, ari mu bantu agaseka. Hari abagore benshi bambara inseko nziza ku manywa ariko nijoro bakarira ari bonyine, bagashaka guhisha ibibazo byabo kugira ngo abantu batamenya ubuzima barimo. Iyo rero urukundo rwabuze mu rugo cyangwa se mu buriri bw'abashakanye, umutima ugira ibikomere byinshi cyane kurusha uko abantu babitekereza. Kurongora neza rero umugore ntabwo ari ukumwubakira inzu gusa cyangwa kumuha amafaranga, ahubwo no kuzirikana icyubahiro akwiriye mu buriri, kubaka icyubahiro akwiriye mu mibonano, ndetse kandi ukamwereka ko akunzwe, ukamwereka ko yubashywe, ukamwereka ko afite agaciro mu buzima bwe. Umugore witabwaho neza arushaho kugira amahoro, akarushaho kugira urukundo n'imbaraga zo kubaka urugo rwiza. Umugore utarongorwa neza ntabwo ashobora kurangwa n'impuhwe, kubera yuko ntabwo aba yereka urukundo. Abashakashatsi bavuga yuko kuri iriya ngingo ariho hantu haturuka urukundo rwa orojinari, ku buryo umugore ubikora neza, umugore ubikorerwa neza agira itoto, akagira umutima usesekaye w'ibyishimo, akagira akanyamuneza ahantu ari hose, yaba ari wenyine, ku buryo ushobora no kumusanga ari wenyine arimo aseka. Ibanga ngira ngo mbibere rero ni uko burya hari n'ahantu umugore utabikunda cyangwa udakunda imibonano ushaka kumukora, hari ibintu ushaka kumukorera akishima cyangwa se akaguha imibonano mu buryo bwuzuye, ku buryo ahita anabishaka, ku buryo ahita abishaka iyo byanze. Ikintu cya mbere ugomba gukora, urabanza ukamusoma, ku buryo niba atari gukora kuri uyu mwanya w'ibanga aba yumva bituzuye. Abagabo birabanezeza buriya kumva ko no mu nzozi ze bavuga ati nzakozaho intoki. Rero iyo agiye gukozaho intoki ukamwangira, azajya gushaka ahandi akozaho intoki. Ako konyine kakaba katuma guca inyuma, kuba yajya gushaka uwo akozaho intoki, uwo akozaho intoki kuri sexe ye cyangwa se ku mwanya w'ibanga. Ikintu mu cyumve, ni byiza rero kureka umugabo nimba waramwihaye, ukaba umukunda utagendeye ku marangamutima y'imiryango yawe, ukamukunda, ugomba kumwiha wese, ukamenya ko nta gice umuhejeho. Waramwihaye, waramushatse, n'uwawe iyakire. Nimba warashatse umugabo w'umukene, iyakire. Niba warashatse umugabo waba ari abakene, iyakire, umukunde, kubera yuko buhoro buhoro nimugumana ntabwo uzi uko bizagenda. Hari abana nka bamwe bavuga bati umugabo wanjye nenze ko ari umukire, none burya ni umukene, ntabwo azongera kunkoraho, azajya akora ku byo yemera gusa, ntabwo azajya anyidagaduraho, ntabwo azajya nkikoresha ibyo yishakiye. Oya, ibyo ni amakosa. Nutabikora, nutabimukorera, azajya guca inyuma, azajya ahandi. Hari abakobwa baba bari hanze barekereje kugira ngo basenye ingo z'abagabo. Iyo agiyeyo rero ubwo ntanagaruka, noneho agaruka yaguhinduye ibindi. Rero ni byiza guha umunezero umugabo wawe, ukamufata neza, ukareka umugabo akaguha umunezero, akagukoraho ahantu hose. Buriya abagabo bakunze gucukumbura bakamenya n'ibintu byaryohera abagabo bamwe na bamwe. Rero iyo uretse akagukora ahantu hose, nk'icyo ngicyo cyo kugusoma ku moko y'ibere, ari no kugukoraho ku mwanya w'ibanga cyangwa se ku munwa w'umwanya w'ibanga, biraryoha. Abakobwa benshi birabaryohera. Umugore ahita avuga ati reka mbyishyiriremo, atagushaka ko umurongora dirigite,
rero nimwumvise kino kiganiro kikunyuze, kora subscribe, hanyuma ukande like, hanyuma rero unadusangize igitekerezo muri comment.